Eugene Official. Turabasuhuje cyane, twongeye kubifuriza kugubwa neza, twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kuri wese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera, kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 2026. Iki gitondo rero nshuti we ukunda umuyoboro wa Eugene Official, reka manze ngusabe rwose gukora like kuri iyi nkuru mbere yuko tujya muri byinshi. Mu by'ukuri reka manze nkwibutse gukora kuri like, ubundi kandi ngusabe rwose untize umwanya utarenze iminota 30 iminota 40, ubundi kuko ndashaka kugezaho amakuru aramutse, byaba ari biri kuba hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, birumvikana ngo ni muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi tuze kureba no muri aka karere k'ibiyaga bigari uko ibintu byifashe muri rusange. Bitudatinze rero reka mbabwire ko tugiye kugaruka ku butumwa bukomeye cyane bumaze cyangwa se kuri raporo ikomeye cyane imaze kujya hanze, ikaba n'ubutumwa bukomeye cyane bugomba kugera kuri Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubutumwa rero nubugaragaza ubuzima bw'izi ngabo z'abatoza ziri kurwana hano muri Kivu uko zibayeho, ndetse ngo bishobora kuba n'ibyo kuzikururira mu bigendanye n'insinzwe cyangwa se no gutsindwa bya hato na hato n'uwo bahanganye. Gusa ariko kandi ku rundi ruhande ibigendanye nuko biramutse byifashe muri bice mu kanya gato maze kuba nganira cyangwa se mvugana na Afande Rugabo cyangwa se Colonel Fidel Rugabo, n'umuvugizi wa MRDP twirwano muri bya gisirikare. Ubwo birumvikana ko tugiye kubageza nuko biramutse byifashe muri kano gace cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo. Tena turaza no kureba no muri Kivu y'Amajyaruguru naho uko biramutse byifashe cyangwa se mu bice byose uko amakuru ari kuhavugwa turaza kuyareba. Wowe icyo usabwa gusa nukuza kubana natwe muri iki kiganiro. Inkuru nziza ku banyarwanda ndetse n'abakunzi ba His Excellency Paul Kagame, ni perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aramakuru amaze kongeraho nuko perezida wacu rwose amaze kuba agirwa umuyobozi, amaze guhabwa inshingano zo kuyobora mu by'ukuri icyo bita AI rero ni iki? Ngira ngo abantu benshi umaze iminsi rwose iki kintu mugikoresha cyane mu buryo bw'amafoto ndetse n'amavideo. Ubu rero tuvugana rwose umuyobozi wa AI ni Son Excellence Paul Kagame cyangwa se His Excellency Paul Kagame, niwe wamaze kuba agirwa umuyobozi ni umuyobozi wa AI. Tugiye kubigaruka n'andi makuru menshi cyane, tugiye kugaruka n'ubundi ku biri kuba hano mu gihugu cy'u Burundi za Bujumbura. Hari amakuru mashya rero arimo aragenda tugeraho, ariko ndagira ngo mbabwire ko Bertrand Bisimwa amaze kugaruka kuri wa muhuro cyangwa se AFCM turamaze kugaruka kuri bya bindi biri kuba hano cyangwa se kuri wa muhuro kuri bwa buhuza bwa bwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'aba bagize coalition hano, ni coalition ya C64 hano Kinshasa, yewe n'abanyapolitike batavuga rumwe na Tshisekedi. Murabizi ko bakomeje kugenda banga ko ahindura itegeko nshinga. Rero ASM Ventura cyangwa se Ventura hari icyo bamaze kugenda babitangazaho babinyujije kuri Bertrand Bisimwe. Turaje nabyo tugiye kugenda tubigaruka muri iki kiganiro cyacu, ariko by'umwihariko ndagira ngo umenyeshe ko ari amakuru tugiye kubagezaho utasanga ahandi. Ariyo mpamvu ngusaba ntinyaboneka bana natwe muri iki kiganiro kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, ntuze gucikwa. Nongera nkwibutse mbere yuko tutangira ikiganiro cyacu mu buryo burambuye, nyemerera unkorere rwose kuri like kuri iyi nkuru, hanyuma kandi unasubscribing niba utarabikora. Reka dutumikire rero abadutumye ni Primo Health Infinity, hanyuma tugaruke n'amakuru yacu mu buryo burambuye. Murakoze cyane rwose, mukomeje kugenda mubana natwe. Bahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%
izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero ndagira ngo tugaruke mu makuru cyangwa se dutangire amakuru yacu mu buryo burambuye. Na makuru n'ubundi tugiye kugaruka rwose hano muri kano karere k'ibiyaga bigari nk'uko nari maze kugenda mbigaruka mu nshamake, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kugenda rwose tugaruka hano by'umwihariko muri Kivu, ariko tukibana muri Kivu y'Amajyepfo kuko ariho navuga ngo hari imirwano cyangwa se hari kuba imirwano ikomeye cyane muri iyi minsi. Amakuru tumaze kumenya nuko hari raporo imaze gusohoka nonaha. Iyi raporo rero ikaba imaze kuba ishyirwa hanze, ikaba rero ari raporo inagaragaza mu by'ukuri uburyo cyangwa se impamvu nyamukuru izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa zikomeje kugenda zitsindwa, ariko ibyinshi nituza kugenda tubigarukaho muraza gusanga ibyinshi n'urwitwazo, ibyinshi ni ibibesho, n'amabura kindi. Ni kwa kundi nyine ngo uburiye umubyizi mukwe mu by'ukuri ntako batagize, kandi ngo uhiye ngo ntagajya abura aho apfunza imitwe. Impamvu byose rero tugiye kugenda tubigaruka twifashishije iyi raporo yamaze kuba ijya hanze igaragaza uburyo ki izi ngabo ngo biri gutuma rwose zitsindwa zikamburwa ibice byinshi bigiye bitandukanye. Ariko n'ubundi isana donc ni same irasana bya bindi n'ubundi twagiye tubona hano muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo bagendaga bamburwa ibice byinshi birimo nk'umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Ibyo bagenda bani ibintu bigenda byirepeta, sinzi niba iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batagira ibyo bahindura muri bo. Nk'ubu baratangaza ko ngo ingabo ziri kurwana cyangwa se ziri hano muri Kivu, ziri hano kuri front line, ngo bamaze amezi agera kuri 5 batazi uko umushahara umeze, batazi uko icyitwa ifaranga kimeze. Nyamara ngo suko ari ukubura uko wenda ayo mafaranga abageraho, cyane ko mu by'ukuri mu bice barimo systeme zigenda ye rwose no ko babona amafaranga ziracyakora. Bityo rero imiryango yabo ikaba ngo yarakunze kugera mu byago cyangwa se mu kaga, ndetse aho abagore baba basirikare ngo bagiye babatura za raporo ziremereye cyane. Ubwo birumvikana ni mu ngo zabo bikabastressa nyine ngo bakabura uko barwana. Ibyo byo nubwo byo ndi kugenda nsesengura nyine ubwo urumva niba amafaranga hanga amafaranga yabuze ku rugamba bari kuguhamagara nk'umusirikare kumutesha umutwe, ntabwo ari concentre mu kazi, ni hahandi nyine ari buze kuba yitekerereza ibyo mu rugo kuko hari ibibazo ugasanga nyine ntabwo arimo gufokasinga ku rugamba. Icyo barakigira kikubiyemo ibintu byinshi cyane bagiye bagarukaho, aho rero arimo hanagiye hava bya birego byinshi cyangwa se by'ibibazo twagiye tubona byagiye bigaragara hano ku rugamba, harimo kuba kudahembwa kwagiye gutuma habaho nyine no gutakaza ibice kwa hato na hato, ndetse kubura kw'aya mafaranga ntabwo ari uko amafaranga atigeze asohoka, ahubwo hari ibifi binini byagize gute byayinyujijemo cyangwa se byayariye. Ibirongo byagiye bituma abakomanda b'urugamba bajenjeka ku rugamba hano muri ibi bice cyangwa se kuri front line ku mirongo y'urugamba, bigatuma bagurisha ibice cyangwa se bagurisha uduce niko babivuga, bakagurisha intwaro zigomba kubafasha hano ku rugamba ngo bakazigurisha. Uburyo bazigurishaga nabo bazigurisha nge ntubimbaze,
nyamara abasirikare nubwo ngo bo nta mafaranga bafite, aba bacanshuro cyangwa se aba bamiliseneri babana bo amafaranga yabo bayabonera ku gihe. Muri make bo baba bameze neza, ari abasirimu. Ukeneye kugura mu by'ukuri agatabi akakagura, ukeneye kunywa agacupa kakanywa, abandi bari kugira ute mu by'ukuri bari kuvunira ibiti cyangwa se bari guhondera imbwa urubingo. Nguko rero nibyo bibazo bafite. Ibibazo rero byavuyemo ibibazo byinshi cyane, kuko ngo nabo basirikare bato, ubwo ndavuga bano nyine bo hasi, ubwo ni ba private, byagiye baviramo nabo rwose kwirwanaho, bityo bakagurisha ingoho cyangwa se bakagurisha intwaro kugira ngo bagire gute, kugira abone amafaranga. Urumva nta n'umusirikare urwana kamemo atanariye, wenda niyo baza kubima mu by'ukuri iyo salari, ariko bakabaha n'ibyo kurya. Ariko ibyo kurya ngo byabayemo nabyo no kugenda basitaragoringa, bikaza gutuma rero mu by'ukuri hari naho ngo bajya guhiga ibyo kurya mu baturage, bigatuma habamo no kuba bagirira nabi abaturage bari kugira ngo babakuremo ibyo kurya. Ibintu birakomeye. Hari abafande benshi rwose bagiye babona ko nta kwitabwaho koko ari koroshari nk'uko Gisekedi cyangwa se perezida wabo yabivuze, bigatuma mu by'ukuri bitakariza icyizere, ntibategura iby'urugamba. Buriya n'ibi bitero byinshi ngo mwabonaga bya drone byabaga hanini biri kugabwa n'abacanshuro, ariko n'ubundi ngo hakaba hari n'izindi ngabo nshya ngo zaje hano muri za Minembwe cyangwa se hano muri za Fizi, zazaga bano bazaga babarifosinze bahamaze igihe gito. Burumva bavaga baturutse rwose imishahara bamaze igihe bayibona, bityo rero ntibahure ntibahure no kuba bamaze igihe kinini batabona salari. Ibyo rero bikabafasha mu by'ukuri nibura kugira ngo badivansinge. So rero ngibyo ibyago bagiye bahura nabyo. Iki kibazo kandi nubwo turi kukivuga hano kuri izi ngabo ziri kurwana cyangwa se zo ku ruhande rwa Kinshasa, ntabwo ariho gusa iki kibazo kiri, kuko no mu ngabo z'abarundi naho ibi biravugwa ko nazo murabizi zagiye zitaka kenshi, zigonga zitaka ko zitabona amafaranga. Nyamara abari hirya cyangwa se abatari kuri front line, ababo amafaranga yabo barayabona. Muri make rero izi ngabo ziri ku rugamba zikagaragaza haba ku ruhande rwa Kinshasa ndetse haba no kuri iki gihugu cy'u Burundi, bakagaragaza ko mu by'ukuri batitabwaho, kandi baba bari gukora akazi kageze gute, akazi gakomeye. Baba bari gukora akazi gakomeye, ariko ntibitabwaho nyine nk'abantu bari gukora iki, nk'abantu bari gukora umurimo ukomeye. Ibi rero nabyo bigatuma bagenda mu by'ukuri bababara, ntibanezezwe rwose n'uburyo ki iyi myitwarire cyangwa se uburyo ki leta guverinoma iri kugenda ibatererana mu bihe nk'ibi ngibi rwose bari mu rugamba, aho baba bakeneye, ahubwo bakaba aribo bagira gute, aribo babatererana. Aya rero ni raporo cyangwa se ni amakuru yaturutse hano ku kiwanja. Ubwo nimvuga ku kiwanja, mwumve ko nyine ubwo ni ku kibuga cy'imirwano. Ibyo rero ni impamvu nyamukuru bagaragazaga yibatera insinzwi ya hato na hato hano ku mirongo y'urugamba, aho bagenda batsindwa intambara. Twikomereze rero ubwo tugaruke no ku yandi makuru, turebe amakuru aramutse avugwa nanone hano ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano rero, ku kibuga cy'imirwano amakuru ari kuhaturuka, ingabo z'abarundi mu kanya gato maze kuvugana na Afande Rugabo, amakuru atari meza angezeho nuko ingabo z'abarundi, ingabo za FARDC na Wazalendo bakomeje guhunga, barimo barata nyine ibice hano ku mirongo y'urugamba, barimo kugenda basiga ibice byinshi rwose bahunga bavamo. Cyane ko rwose ingabo za MRDP twirwaneho zimaze nazo rwose gushira hanze cyangwa se kugaragara ko ubu tuvugana ziri kugenzura hano hantu bita kwa Murima. Kugeza ubu rwose nibo bari kuhagenzura, ariko bari kuhagenzura nta mirwano yabaye, kuko ngo izi ngabo nta rugamba rukake rwahabaye. Bahageze nyine ni ya masasu yo kugaragaza nyine ko bahageze bagiye barasa, kuko bavuga ko rwose izi ngabo nkurikije ibyo, reka tubanze tubumve babigaragaza ko rwose reka tubanze twumve ijwi.
reka tubanze twumve ijwi rwose, ndashaka kubumvisha iri jwi. Izi ngabo zageze hano bita ngo ni kwa Murima rwose, bati kwa Murima Tombe, bamaze kugera hehe? Hano kwa Murima. Gusa nyine icyo nshatse kubabwira ni iki, biragaragara ko izi ngabo rwose nta guca ku ruhande, nk'uko Afande Rugabo amaze kugenda bimpa amakuru, nuko izi ngabo nyinshi zagiye zihunga ziva hano ku mirongo y'urugamba, ziva hano muri ibi bice zikerekera ahantu bita kwa iriya za Fizi ndetse na Baraka, niyo bagiye bajya cyangwa se birunda bagataha imirongo y'urugamba bakayivaho, ariko byose bikuwe muri cya kibazo nyine cyo kuvuga ngo ntago bajya bahembwa. Urumva urwitwazo ni ntabwo tujya duhembwa. Urumva ko rwose bafite iyo niyo ngingo bavuga umva imeze nkaho igize ute ibarengera. Reka twumve, reka amajwi naho nabona kuko abajosidere aba hafi ya tuzabigizayo hasi. Aha, ni irindi jwi rwose bavuga kuri FDLR, ariko nyine iyo video ntago ndimo ndabona ahantu nyishize, ariko mbonye video rwose abasirikare ba MRDP twirwaneho barimo baserebura, barimo babyina insinzi, bari hano muri bino bice byo kwa Murima. Bigaragara ko rwose bamaze kuba bagira gute, bamaze kuba bahagera. Hanyuma ariko kandi nk'uko n'ubundi andi makuru atugeraho, akaba rwose amaze kwakira mu kanya gato, maze kuganira na Afande Rugabo, ambwira ko rwose ubu tuvugana nta guca ku ruhande rwose, ko yemeza neza ko izi ngabo abenshi bamaze guhunga, bavuye muri bice byinshi bari guhunga bajya Baraka ndetse na Fizi. Ubwo rero urumva ko ibintu ntago byoroshye, izi ngabo zo zikomeje kugira ute, zikomeje kuyabangira ingata. Ni hano rero muri teritwari ya Fizi, aho ku mirongo y'urugamba aho bakomeje kugenda bahanganira na MRDP twirwaneho. So ni inkuru nziza rero, ibice byose bakubwira ko rwose igihe kibaye kinini hano muri za Minembwe, inga rwose ngo rirashize nta kurasa kwa drone zidakandagira muri biriya bice. Nabwiye ko hamaze kugera uwitwa Tiger One cyangwa se Afande General Byamungu. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza kwita. Urakomeye? Ndakomeye. Yes, Vincent, ngo hari ikaze no muri aya makuru cyangwa se muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo. Urakoze cyane. Vincent, amakuru meza azindutse atugeraho, nifuza ko n'abadukurikiye bamenya, nuko His Excellency Paul Kagame rwose ngo yamaze kugirwa umuyobozi wa AI. Ni inkuru rwose nziza iyi AI, ngira ngo abantu badukurikiye barayizi. Ahanini yifashishwa muri ni artificial intelligence, cyangwa se mu bijyanye no kuba yakora amafoto meza, akaba yagira uko yahindura, ishobora kuba yakora video. Iyi nkuru bihagaze bite iby'aya makuru? Nibyo ni amakuru twabonye byo. Perezida Paul Kagame nyine yahawe bimwe mu bayobozi ba komisiyo mpuzamahanga yitwa AI for Good Global Commission. Yego. Ni komisiyo igamije guteza imbere ikoreshwa ry'ubwenge buhangano, artificial intelligence, AI nk'uko wari ubivuze, mu nyungu z'iterambere rirambye no kugabanya icyuho mu ikoranabuhanga hagati y'ibihugu. Ni komisiyo rero yatangijwe ku bufatanye bwa International Telecommunication Union, ITU, ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho. Yego. Perezida Kagame rero azafatanya kuyobora n'urita Mate Benio, mu gihe umunyamabanga mukuru wa ITU yitwa Don Bogdan Martini ari uzaba visi-perezida w'iyi komisiyo. Iyi komisiyo kandi igizwe n'abanyamuryango barenga 40 baturutse mu nzego za leta, ibigo by'ikoranabuhanga, imiryango mpuzamahanga n'abayobozi b'ibigo bikomeye ku isi nk'uko byatangajwe. Yego. Inshingano rero yahawe navuga yuko ahanini bazishingiye ku kuba u Rwanda hari aho rugeze mu ikoranabuhanga. Kugereranya u Rwanda n'ibindi bihugu byo hirya no hino ku isi, ukareba uko u Rwanda rwita ku ikoranabuhanga, ukareba uko u Rwanda rutazi gukora ibintu byose rukoresha ikoranabuhanga, ubona yuko u Rwanda ari rwo ruri imbere cyane cyane n'ibindi bihugu biri mu kigero kimwe mu bukungu. Yego.
kuri Kagame rero navuga yuko atari ugutungurana kumuha kubiyobora, navuga yuko ari kuba ari rimwe ryo kumusima kuvuga ati wenda wagize uruhare mu gutuma iterambere ry'ikoranabuhanga ku isi ribasha kugaragaza gutera imbere, bigaragaza yuko ikoranabuhanga rikoreshejwe neza kandi mu gihe cya nyacyo rishobora guteza imbere igihugu. Rero bayimuhaye nk'umuntu ufite inisiyative nziza ku gihugu, nk'umuntu ufite inisiyative nziza kuri Afurika mu buryo bugaragara, ndetse no kumuha abantu nk'aba n'ibindi basanzwe ari abahanga mu ikoranabuhanga, ari abantu n'ibindi basanzwe babigiramo uruhare kugira ngo ikoranabuhanga ritere imbere, mu kugira ngo ryubakirwe mu buryo bwose, yaba ari ubuzima. Urabizi yenda ko bo mu buzima mu Rwanda hageze mu kuvura abantu mu ikoranabuhanga, bagakorera umuntu operasiyo yo kumubaga bitabashije gukorwa no gutatira umubiri cyangwa ubundi buryo. Urabizi yuko mu burezi ikoranabuhanga ni irya mbere, rirakoreshwa mu buryo bufatika. Urabizi yuko muri segonderi hari icyo bita smart room, urabizi mu bigendanye no kurengera ibidukikije n'ibintu byinshi bikoreshwamo AI mu buryo bufatika, kandi ubona ko bigenda bikorwa mu buryo bugamije guteza imbere abaturage. Rero Perezida Kagame bamushyizeho mu buryo bwo kugira ngo akureho n'ubusumbane bwaba hagati y'ibihugu mu gukoresha iri koranabuhanga ry'iterambere. Yego. Ni inkuru nziza rero rwose, wenda hari bishobora kuza kutugirira umumaro cyangwa se kugirira igihugu cyacu umumaro cyane, aho bikaba byazamuka cyane ku rwego ruri hejuru, kubera ko nyine umuyobozi w'urwo ruganda cyangwa se w'iyo kampani nyine ari mu Rwanda, ni His Excellency Paul Kagame. Reka iyi nkuru tuyiveho tujye ku yandi makuru. Nanone dufite amakuru menshi cyane. Hari ibyatangajwe na ASM Veturua binyuze rero muri Bertrand Bisimwe, akaba yagarutse kuri wa muhuro wa Evariste Ndayishimiye ndetse na ya koalisiyo ya C64 cyangwa se Senko. Harimo na Senko, abatavuga rumwe rwose n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo. Ndagira ngo tuguhe umwanya utubwire ubu bihagaze bite muri uyu muhuro, byifashe bite, ese niki ASM Veturua yaba yatangaje mu by'ukuri kuri aba bagabo cyangwa se kuri uyu muhuro w'aba bagabo. Mu nshingano Tshisekedi yari Evariste Ndayishimiye n'ubundi yari yamubwiye ko ahuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri koalisiyo C64, agatumira abagira amadini, ihuriro ry'amadini ya Protestani muri Repubulika ya Kongo, ihuriro ry'abagize amadini ya Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko akarengwa no gutumira ihuriro rya ASM Veturua, ariko ntatumire Tatia Joseph. Mu kubatumira rero ubutumire twabonye n'abandi bitabiriye ni abagize ihuriro ry'amadini Katolika ndetse n'abagize ihuriro ry'amadini Igiprotestani muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nayo koalisiyo C64 ikaba nayo yaritabiriye ubutumire nyuma y'uko yamaze gutangaza ko invitation. Ariko ASM Veturua ntabwo turi guteganya niba hari ubutumire yahawe ko yaba ari Uburundi byanyura kuri Perezida Museveni kandi kuri Perezidansi y'Uburundi, ntabwo bigeze batangaza niba baratumiye ASM Veturua. Ndetse Kabila byamaze gutangaza ko batategurwa, nubwo nabonye hari amakuru agenda agaragara yuko ashobora kuba yaratumiye, ariko ntabwo biremezwa n'urwego rw'ofisiye rw'ubutegetsi bwa Kongo cyangwa Uburundi cyangwa urwego rwa kugira Joseph Kabila. Niyo ASM Veturua rero ntabwo kubera tubona ubutumwa bugaragaza ko baba barabatumiye, kuko no mu butumwa bwanditswe na Bertrand Bisimwe, perezida wa M23 muri Alliance pour le Congo, M23 ntabwo yageze avuga yuko batumiye. Gusa icyo yavuze kigaragaza ko yanengaga iyi gahunda y'ubuhuza bwa Perezida Ndayishimiye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yagaragaje y'inenga mu nyandiko yanditse ku rukuta rwa ati undi muhuza ubwe ari mu bari mu makimbirane cyangwa mu ntambara, nta mpamvu yo gutubura cyangwa ingufu
umuntu yibaza imiterere y'icyerekezo cy'ubuhuza. Ati igisubizo kiba gitanzwe kizwi imbere, ati kuko impande zose bireba zitanga ziri mu rugo rumwe cyangwa mu rwego rumwe rw'ubutegetsi. Urumva icyo ashaka kugaragaza harimo n'ibintu bitatu. Icya mbere yagaragazaga yuko perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari muri bamwe mu bari mu makimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri yagaragazaga yuko ntacyo bamwitegaho kubera yuko n'ubundi kuba imbere ya Tshisekedi bingana no kuba imbere ya perezida Evariste Ndayishimiye. Icya gatatu yabinengaga mu buryo bugaragaza ubushobozi bw'umuhuza, ariko hari n'abandi babinenga n'ubundi bagaragaza yuko nta cyemezo cyavamo gifatika, nta kirarura abanyekongo kuko Ndayishimiye yagaragaje igihe kinini yuko ari mwana amakimbirane kandi mu buryo bufatika. Ibi byo byanagarutseho n'umunyepolitike akaba n'umunyamasitati kugira ngo ari gutorwandiraho bwa mbere mu Burundi, ariko akaba bamuhungira mu Burayi bita Pacifique Rinazi ukorera icyari bita Kokode. Yaravuze ati rwose gushakira igisubizo kuri Ndayishimiye uvuye muri Kongo, ati ni nk'uko wabwira pasiteri, ati ni nk'uko pasiteri yatumaho umupfumu atakamubwira gufata ubwiriza abakurikirana. Ni Pacifique Rinazi n'ubwoko yanditse kuri isi agaragaza ko Ndayishimiye kumushakira igisubizo cy'uko perezida Tshisekedi yahagarika umugambi wo guhindura itegeko nshinga, ko ari nko kubwira umutima ati fasha kubwiriza abaturage cyangwa abayoboke ba nzira zindi. Ibyo by'uko bidashoboka ko hari ikintu cyavamo gifatika, ko ari ukujya imbere y'umuntu n'ubundi gufata ibyemezo bisa n'iby'uwo muri kumwe. aha ndumva rwose ari amakuru cyangwa se ibintu bitoroshye. Reka tuve kuri iyi nkuru rwose, ubwo ibyo ni ibyatangajwe kuri urwo ruhande. Tugaruke rero n'ubundi ibya Martin Fayulu yatangaje nawe hano i Burundi, tubirebe nabyo hanyuma tubone tujye no ku yandi makuru. Ibyo Martin Fayulu bizi yuko ni umwe mu bahagarariye ihuriro rya C64 yitabiriye ibiganiro cyane ko ni umwe mu bantu bafite cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, akimara kugerayo rero yatangaje yuko yagezwe kandi bagakuraho gahunda zabo zo kuba bahagarika imyigaragambyo. Aravuga ati rwose turabona ko Ndayishimiye ibyo yadutumira ni byiza, atari ko nta gisubizo tubonamo kuko ubuhuza bwe tububona cyangwa tubugereranya n'ubuhuza bwa Pakistan hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ni ubuhuza butagira ishobora kuvamo gifatika. Ati nubwo perezida Ndayishimiye ari umuyobozi wa Afurika, atari ko ubusanzwe kudutumira ari umwe mu bagiye mu makimbirane ni ikintu kidahura neza ku buryo biza kugira icyo bikomeye. Ati rero turagereranya buno buhuza bwa Pakistan hagati ya Amerika na Iran. Ati kuko ntacyo bwigeze bigeraho. Nateka n'ikindi akavuga ati reka tuzi ubutumire bwiwe turanabwitabira kubera yuko twanze kuba twakuraho icyizere dukwiye kuri Afurika. Ati rero twakora icyo C64, ati ntabwo n'ubundi tuzakuraho intego zacu z'uko dukwiye gukora imyigaragambyo y'iteganyijwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa karindwi, ariko tukayibara kugira ngo twumve ibyo tugere n'umuyobozi wa Afurika. Atari ko gahunda y'uko dukwiye kubungabunga itegeko rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rikubahirizwa, ati kandi rikubahirizwa mu bintu byose, ati ntabwo tuzigera turikuraho. Ibyo ni byo Martin Fayulu bavugaga muri Nyamagabe coalition C64. Aravuga ati twebwe icyo twiyemeje nuko tuzabishyira mu bikorwa, ati kugira igihe cyose ibyo Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi baguye ku izina bakabona yuko ibyo dutangaza ndetse n'ibyo tugaragaza bifite ishingiro. Ubundi Martin Fayulu usanzwe ayoboye iyi coalition C64
yishyira ibintu bitatu imbere. Cyane ariko Tshisekedi adakwiye kwegura. Icya kabiri kavuga yuko Repubulika ya Kongo idakwiye kuba ari impinduka. Icya gatatu bakavuga yuko intambara y'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kurangira. Ku ruhande rwiwe n'abo bafatanyije barimo Dr. Kenda Bitoni, Gorengetega, Jean-Marie Kabundi, Rakere Chimera ndetse n'abandi. Ubona kenshi iyo bavuga intambara y'umurasirazuba bwa Kongo bayishyira ku Rwanda. Ibyo ubona na bwese bikunda kubaranga. Urabizi yuko Martin Fayulu yigeze anavuga yuko Tshisekedi atatsinze amatora yiwe yatsinzwe bakamwinga ko bakwiye kuva ku butegetsi noneho kuba abaturage batoye abari igihugu. Ewana ni hatari rwose. Reka tugaruke sasa no ku yandi makuru turimo turagenda soza ku ngingo. Tugaruke ku bigendanye na Ebola, ngo hari abaganga b'abaprofesiyoneri rwose baturutse muri Uganda bamaze kuba bagera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje no guhangana n'iki cyorezo cya Ebola. Nibyo, hari abaganga bagera muri 48 bavuye muri Repubulika ya Uganda bajya mu gihugu cya Kongo kugira ngo bafatikanye n'abaganga baho mu kuvura ndetse no guhangana n'iki cyorezo. Bakaba bumutse mu gace bita Kasenyi kugira ngo bajye bwa Bunia noneho batangire guhangana n'icyorezo cya Ebola ndetse no kuvura abagaragayeho icyorezo nk'uko byatangajwe. Ariko bajyaga bari kujya bwa Bunia bakomeza gukora ibibazo bikomeye kuko n'abaturage baho bigaragambije kwegera ibitaro bya Rwampara batwika amapine. Mbona ko bakoze ibikorwa bikomeye cyane nk'ibintu kugera n'aho abaganga nabo baje kwigaragambya bavuga yuko barekarama umushahara wabo ndetse n'agahimbazamusyi ko batagahawe. Bakavuga yuko ibyo bari gukorerwa bitajyanye n'ibintu barimo byo guhangana n'icyorezo gikomeye n'iki kandi kigenda gitwara n'ubuzima bw'abaganga mu bintu bitandukanye. Ubwo rero Vice, niba nta zindi update ufite twakurekura tugasoza amakuru. Yenda katu ntabwo twaje tutavuze ko imyigaragambyo yakorewe Bunia n'ubundi y'abagore b'abasirikare, abapfakazi b'abasirikare bakoze imyigaragambyo barekarama imishahara y'abagabo babo baguye ku rugamba muri kino gitano kivuna Kivu. Bakavuga yuko barekarama imishahara y'abagabo babo ndetse n'ibindi bagombaga kuba bahabwa batahabwa. Bagaragaza ko ibyo bibazo byose bigiye bibateza ibibazo mu buryo butandukanye. Ibi tugarutse mu Rwanda nuko Senateri Nzeyimana Rwose yatangaje ko gutera umutwe wa FDLR bitaba gusenya igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko byombi byibanze. Aravuga ati rero gusaba Kongo gutera FDLR ni ikintu kidashoboka, ati ko nuko basaba gutera igisirikare cyabo. Ati kandi ubona yuko kugira ngo bishoboke byasaba yuko ubutegetsi bwose bwabuhindutse. Ati rero u Rwanda kurubwira ngo dukore ingamba z'ubwirinzi, ati ni nko kubabwira ati twabuze uko tubita none turabasaba ko gukora ingamba z'ubwirinzi ngo tubone ko tubita. Ihuriro ry'isosiyete katari naryo ubwaryo hari ibyo ryasabye Perezida Evariste Ndayishimiye. Icya mbere bamusabye ni uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakwiye kubaho iyubahirizwa ry'amategeko kandi bigakorwa mu buryo bwo kubahiriza amahoro ndetse n'umutekano. Icya kabiri bamusabye ni uko hakwiye gukora ibishoboka byose hakabungwabungwa ubutegetsi bw'igihugu harangizwa amakimbirane ndetse n'intambara iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kurinda abaturage mu buryo bufatika kandi n'Afurika bikabigiramo uruhare. Icya gatatu ni uko basabye yuko imbaraga za gisirikare zidashobora kuzana amahoro, ko igikenewe ari icyemezo cya politiki aricyo cyazana amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi bakaba baragaragaje yuko hakwiye gufatwa ingamba zihutirwa mu kurekura abanyepolitiki bafunze no gukuraho ibihano byagiye bifatirwa abanyepolitiki bakabasubiza pasiporo zabo n'abagiye bazirashya n'abanze kugira ngo bakazihabwa. Icya gatanu ni uko iri huriro ryasabye yuko uburyo buriho bwo gushaka gukemura amakimbirane yo muri Kongo bwakomeza
hakabaho ibiganza bidahuza. Icya gatandatu hashyirwaho uburyo bwihuta bwa Union Africaine bwo kugira ngo ibibazo biri muri Congo bikemurwe hakurikijwe ibyatanzwe na SECO ndetse na ATC mu gukemura bino bibazo biri muri Congo. Icyo basabye Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo aya makimbirane mu buryo bufatika abashe gukemurwa ndetse no kurandurwa n'imizi yose nk'uko babigaragaza. Numva nagutumira twagatereza amahane makuru. Urakoze cyane Vincent. Yes, ni Vincent rero twari turi kumwe muri aya makuru ku murongo wa telefone. Reka rero dushimire hano dusoreze hano amakuru yacu, andi makuru tuze kugenda tuyabagezaho mu yandi masaha tureba andi makuru ari buze kuba agezweho. Mukomeze murogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Ni umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent. Ciao. Tandukana no gukoresha ibirori ukabura abagutegurira amafunguro meza. Prodishes niyo kampani imwe rukumbi igutegurira amafunguro meza afite isuku kandi asirimutse, tuyakugezaho aho waba uherereye hose. Wari uzi ko iyo mwakoranye na Prodishes tubazanira amafunguro aho muherereye hose? Yego, tugaburira abafite inama, ubukwe, anniversary, kitchen party ndetse n'izindi event zitandukanye. Ubuhanga bwacu ni ndashyikirwa kubera ko dufite abatetsi ba kabuhariwe bakugezaho amafunguro aho uherereye hose. Mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira kuri 078 75 89 153. Prodishes, the best food delivery for events.